abantu benshi bagiye bagira byinshi batera ubwoba bikabakanga. Gusa abantu baratandukanye kandi nuko bakira ibintu biri mu buryo bunyuranye. Niyo mpamvu uyu munsi Ziso Media twaje kukubwira filime 10 ziteye ubwoba zikanganye zabayeho mu mateka ya sinema. Izo filime ni izihe? Ugize amatsiko, utekereje iyo uzi, ukeka ko kuri uru rutonde itaburamo. Nanjye niko biketse, ese koko nibyo? Wahasanga irimo cyangwa itarimo? Ziso Media nguhaye ikaze. Nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyawe tukagendana twamenyanye. Kora subscribe. Ziso Media, filime 10 zikanganye cyangwa se ziteye ubwoba kurusha izindi zabayeho mu mateka ya sinema. Turahera ku ya 10 tumanuka tugera no ku ya mbere. Iya 10 ni igihe? Ziso Media hari yiswe Night of the Living Dead cyangwa se ijoro ry'abapfu bazima bakiketa. Niyo ya 10, Night of the Living Dead. Tugarutse kuri Vault, trailer y'iyi filime yasohotse mu 1968 igaragaza itsinda ry'abantu bafatiwe mu nzu y'umurima. Baragerageza uko bashoboye kose kugira ingabo za zombi zirya inyama zitabarya ari bazima. Iyi filime ni imwe muri filime zitahenze. Umukinnyi George Romero yayigizemo uruhare. Filime ya kabiri cyangwa se filime iza ku mwanya wa 9 ni The Silence of the Lamb cyangwa se uguceceka kw'intama. Birashoboka ko bitari byoroshye kubona umuntu utarigeze yumva izina rya Hannibal Lecter, kandi iyi filime mu 1991 yakozwe na Jonathan Demme. Niyo mpamvu umwicanyi ruharwa rimwe na rimwe uzwi ku izina rya Hannibal the Cannibal yemeye gufasha gukurikira undi mwicanyi wari uzwiho gukunda cyane no gukundana bahohotewe. Filime iza ku mwanya wa 8 ni Alien. Iyi Alien itandukanye gato na filime gakondo iteye ubwoba igaragaramo abicanyi batapfuye cyangwa imbaraga ngengabihe zibi. Alien, iyi filime izina amahano yo mu rwego rwo hejuru. Mu bisanzwe abashakashatsi mu kirere bavumbuye ikintu biteye ubwoba kuruta inzozi mbi zabo. Ni mu 1979 yari siyansi ikanganye iteye ubwoba. Alien iri ku mwanya wa 8. Dukomeza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 ari filime The Birds, ibinyoni. Iyi filime The Birds ntushobora kwiyumvisha ukuntu yaba iteye ubwoba. Gusa umuyobozi w'icyamamare Alfred Hitchcock arafatwa nk'umwe mu bakora icyubahiro cyubahwa cyane mu gukora amateka. Ni umunyamateka ukomeye cyane. Itsinda ry'inyoni ryibasiye abantu ntibishobora kumvikana nk'inkuru iteye ubwoba. Ese wowe ukeka ko inyoni zumvikana gute ko ziteye ubwoba? Ariko iyi filime yakozwe mu 1963 ya kera yerekana ko umutware wa Hitchcock ashobora gufata ingingo hafi ya zose akabona no guhindura umuzimu. Wakurikiranye The Bird yo mu 1963 ntushobora kukubwira uko iyi filime yari imeze. Yari iteye ubwoba, itandukanye cyane n'izagiye zikorwa mu myaka yashize zavuguruwe. The Bird yari iri ku mwanya wa 7. Dukomeze ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 hari filime The Nightmare on Elm Street. Iyi filime Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger ni izina ry'urubuga dukesha idosiye cyangwa se inkuru mu 1994 niyo yanditse. Kandi iyi filime yari iyobowe na Weston Craven kugaragaza umwicanyi ruharwa gukurikirana abahohotewe mu nzozi zabo. Uyashobora kuba ashinzwe kurinda abantu benshi nijoro kurusha izindi filime ziteye ubwoba. Nightmare on Elm Street, inzozi mbi ku muhanda wa Elm. Filime iri ku mwanya wa 5 ni The Evil Dead. Abantu benshi filime mwarayimenye murayikunda, gusa izagiye zisohoka mu myaka yatambutse n'izagiye zivugururwa. The Evil Dead ya mbere yayobowe na Sam Raimi. Iyi filime
ubwo yayikoraga ntabwo yari avuye mu ishuri rya filime igihe kinini, ubwo yashyiraga hamwe iyi filime mu 1991 akayikuramo nk'aho yakoraga filime imyaka 40. hano hari urugomo rukabije, amaraso n'ibikomere kugira ngo yiheshe agaciro. NC-17 The Evil Dead, filime iteye ubwoba iri ku mwanya wa 5. twakomeje ku mwanya wa 4 hari Poltergeist cyangwa se umuzimu utangaza ko hari hamwe no gufatira ku ngufu no guteza imvururu. uyu muzimu ni bwoko ki? Poltergeist, filime iri ku mwanya wa 4. iyi filime hari n'udusubiza gato umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 22 ikanagaragaza televiziyo hari ukuntu ihinduka portal ku rundi rwego, aho ibintu bibi byinshi biba bihari. ku bw'amahirwe ku bantu bari muri iyi filime, ibyo bintu bibi ntabwo bigira isoni zo kwambura mu rwego rwacu no kubyutsa ibirenze ibyo basangiye ibibazo. Poltergeist, iyi filime iteye ubwoba koko, utarayibonye ishake. filime yasohotse mu 1992. ku mwanya wa 3 turasanga filime Halloween. Nkwibutsa ko Halloween ari ijoro ribanziriza umunsi w'abatagatifu bose, naho abana b'abanyamerika cyangwa se abana b'urubyiruko baba bambaye masike biteye ubwoba cyangwa se n'amashusho ateye ubwoba. hakozwe filime zingahe za Halloween uzi? ese ni 5, ni 10, ni 20? biragoye kuzimenya, kumenya umubare wazo biragoye cyane. gusa izi zose zagiye zikorwa mu myaka yatambutse n'izagiye zisubirwamo bashingiye ku gitekerezo cy'iyabanje. gusa nta na rimwe bazigira bahura n'umwimerere w'iya mbere yasohotse mu 1978 yakozwe na John Carpenter. uyu yarashinzwe inzu yuzuyemo abantu basakuza cyane, yari inzu y'imikino irimo basakuza cyane. iyi filime iteye ubwoba. Halloween yo mu 1978 ni imwe muri filime zikanganye zabayeho. ku mwanya wa 2 turahasanga filime The Shining. utangiye gutekereza ko mu 1980 cyari igihe cyiza gikomeye cyo gusohora filime ziteye ubwoba, dore ko twabonye ko filime zose twagiye tuvuga zasohotse hagati y'1980 muri biriya bihe no muri za 70 nibwo filime ziteye ubwoba nyinshi zagiye zisohoka. iki cyari igihe cyiza cyo gusohora filime ziteye ubwoba. ese ni ukubera iki? turese Somalia nabyo uzabimenya. iyi filime The Shining ishobora gufatwa nka filime yihariye. kuki yafatwa nka filime yihariye? iyi filime uko bakora kose ntabwo bashobora gukora kopi ijya kumera nkayo. iyi filime The Shining yasohotse mu 1980, yasohotse mu 1980 ni filime yihariye rwose. ukeneye kuyireba yakunze kugaragara kuri TV ku miyoboro ya filime ya TV nka HBO, Cinemax na Showtime. The Shining ni filime utagomba gucikwa, yasohotse mu 1980. ku mwanya wa mbere turahasanga filime The Exorcist cyangwa se umugwanikoni. iyi filime nayo ni filime yihariye, dore ko yakozwe mu myaka irenga 40 ishize. nubwo igenda ikura mu myaka, gusa mu maso y'abayibonye ntishobora kubavamo. ni filime yari ikanganye, nta wayibonye wari wayibagirwa, cyane abayibonye bwa mbere. ni filime ubwasohokaga bwa mbere yari iteye ubwoba, dore ko hari n'abantu ubwo baga bari muri sale bazanirwaga amabarafu kugira ngo bikande. yari filime ikanganye ku buryo bugaragara, kugeza aho n'abacuruza amafilime batayibonye wese. The Exorcist niyo iri ku mwanya wa mbere. tureze Somalia. ugize iyo ukunda jya kuri Instagram page yacu utwandikire ati filime runaka nayikunze, nkeneye kumenya byinshi kuri yo. kuri Instagram twitwa Somalia, no kuri Twitter ni Somalia. jya ukore follow Somalia.